birirwa muri amakariso y'amenegeka babanywa tuno tuyoga duciritse twadunda ubwonko twadunda ubwonko twayewe muntu twacunga umuntu yego barangiza bo basangira nabo inzoga ejo nibahurira muri kesi yego azamusuzugura. nabonye abantu ejo bundi bibuka Jay Polly Jay Polly rwose nanashimira n'abantu bamwibutse rwose bakajya no ku gituro cye yego cyasha ku gipfunsi imuheruko ridashira ura n'umuvandimwe ndamukunda ko nakera mu cyaro mfite akazina banyitaga Polly. Yes, hello gentlemen, nizere ko mumeze neza ko uyu munsi turongeye turabasuje. So, uyu munsi turi kumwe n'umusitari ariko nanjye ngomaje kuba umusitari we. Nanjye ngomaje hari abantu bambwira ngomaje kuba umusitari. So, uyu turi muri kubona kuri ekara zahabona TV bamwita nako ari bwivuge nayo n'umuntu mukuru. Nanjye muri kumva cyangwa muri kumva kwizi mikoro zahabona TV nitwa Jackson. Ni Jackson Semahoro. Oya ni Jackson Gentleman. Gentleman bisobanura. Gentleman nyine ni umuntu aba ari umuntu nyine wujuje ibintu byose. N'umujene. Umujene ufite ikofi ye. Ufite ikofi ye, ufite ibintu byose. Nanjye ndujuje. Kanya n'amakano nari. Ari yijuje. Aya nari buranamo. Okay, ngaho tangira wivuga usuze n'abantu bari kukubona. Sema kiba ngo nivuge kuhabona TV ko nzi ko nijanditse yo ndiyo ndani. Habona TV ndimo. No muhungu wanyu Elisa niwe ngombwa cyane cyangwa se Elisa Media bitewe n'ushaka ukuntu bitewe nuko ushaka kubivuga ngo ni ngombwa cyane ni ngombwa cyane no yuragakurura kugira ngo nyine umeze mutese tuhuje abakunzi bahabona TV inshuti za Elisa Media inshuti zanjye ndagukundisha inshuti zawe aya narabakundishije abantu ariko nkundisha abantu nkundisha abawe sinakundishije abantu se. Yes, uyu munsi rero wadufitiye iki? Hari byinshi ana birahari tu ntago njya mbura ngewe meze nk'isoko n'igikamo ubundi ngewe meze nk'isoko so sinjya nkama. Ubuse uyu munsi rero hari muri maze iminsi uri gutraininga ari akantu ejo bundi nabonye sinagatinda ariko hari umuntu wakanyoheje kuri WhatsApp arambwira ati ariko abanyarwanda nuko tubaha abaducungira umutekano cyangwa nuko birirwana nabo ejo bundi umutekano bahe abantu nyine bari bita abanyirondo baducungira umutekano n'injoro n'abantu bakomeye nanjye ndabubaha ko n'abantu turyama bo bari hanze bararahanze yego barimo kuducungira umutekano. None ikibazo cyabaye ni ejo bundi sinzi agace ariko hari ikintu nabonye numva ngengizemo n'ubwo umuntu yarifashe w'umugabo akubita inyaragutabara ngo ibyo byenda mwambaye ngo ibiki n'ibiki nyine bona nyine barimo kumushitinga bimwe byahataye avuga se izi ngabo cyangwa se abantu abaducungira umutekano nta gaciro bahabwa mu Rwanda cyangwa nuko bakora n'injoro bashaka ari impamvu birirwa n'abaturage.
reka nkubwire sinamenya impamvu yatumye bakubita abanyerondo sibyo sina judging uwo mugabo ngo n'umunyendo mu judging ariko gusa dukwiye kubaha n'uniform buriya umuntu ugomba wenda ashobora kuba ari mugenzi wawe ariko yageze mu kazi kitwa k'umutekano ku mwenda n'uw'igihugu arabakorera igihugu tugomba kububaha rero na bano bantu bitwa Inkeragutabara hari ukuntu baba kutari kwiza nimba birirwa muri amakariso y'amenegeka babanywa tuno tuyoga duciritse twadunda ubwonko twayewe muntu twacunga umuntu barangiza bo basangira nab'inzoga ejo nibahurira muri kesi azamusuzugura Jackson azamusuzugura seri kubera iki birirwa bari mu bintu by'ubugoyi basangira nabo ubwabo si biyubaha rero kano kanya hariho n'abantu nabo batubaha inzego nimba umuntu uko mwaba muburaga ko mwamuziranye kose nimba aje yoherejwe n'igihugu ukwiriye kumwubahira ko igihugu kimwohereje kuza kwitaba bakakubaza abo mwere ukagenda ugataha wahamwa n'icyaha nyine amategeko agakurikiza ibyayo ariko nisabira inzego abantu bakurira bano bantu bitwa abanyerondo babaha amahugurwa ukuntu kano kanya umufata umuntu si umuzi suzi uko ameze suzi ikina ntanacwatse kujya kumucungisha umutekano nta ndangagaciro z'umuturage yize umuturage ameze ate bamurinda ate iyo ugiye kumuvugisha umuvugisha ute we baraje nkanjye bansanze hano ati ngwino tugute n'ifomo cunga umutekano nzazana kamere yanjye umuturage nafitiye naho njya numva ngo cyane cyane aho mu byaro ngo ni nabo bajura biba abaturage cyane cyane bitwaza ko ari abantuza bakiba ariko tujye twigira kuri bakuru baba basirikare abapolisi abasirikare n'abapolisi umupolisi cyangwa umusirikare yagiye gufata umuturage bitewe n'ikibazo runaka ariko naguciye mu ijambo hari abantu njya mbona bano bantu bacunga abasekirite bo ku bipangu sinzi nimba ubona disipurine baba bafite abasekirite nabo ni bake nyine bakagombye guhabwa umwitozo nkabo umva impamvu nkubwira ntabwo kampani nyinshi zitanga imyitozo ahubwo umuntu nimba ari ku gipangu azahure n'umuturage ni shebuja bahura n'abaje kwa shebuja ni ukuvuga ngo azubaha umuntu ku bw'itegeko rya shebuja ariko buriya nisabiye igihugu ntabwo bazashyiraho nk'uko bavuga ngo yesiko nyine tukavuga ngo hari Inkeragutabara zizwi ku buryo wenda nk'agace runaka bazajya bahamagara bakavuga ngo nk'umudugudu ariko nigeze kubyumva nigeze kumva ngo uruwe rwa gisirikare ngo rwazanye indi paritoma ni parite ngo y'igice cyitwa Inkeragutabara ngo zijya kujya zijya nyine ku ikosi kujya ku ikosi rya gisirikare ugasohoka kuri Inkeragutabara none se nigeze kubyumva ntabwo namenya ngo uko byagenze bikiri muri purani ko bazadufashe bajya babaha amahugurwa Inkeragutabara baziha amahugurwa kuko barimo gukubitwa ibaze Inkeragutabara amahugurwa ujya n'uwari wese yakubitwa Inkeragutabara barimo kwikura mu mashati ngo ibyo bintu bambaye yakubitwa none nizo bakubitira mu tubari ariko none urundi rwego ariko ibaze kuba uri Inkeragutabara baridawe ngewe niyo ukunda kujya mu bicuku bya nijoro wenda bitewe n'akazi ukora naho uvuye kenshi twari igihe usanga umuntu yambaye inifomu yicaye mu kabari kunywa inzoga kandi ngo ari ku mutekano w'igihugu ariko buriya ngewe buretse kano kanya ngewe nidusangira inzoga sibyo nidusangira inzoga ni ukuvuga ngo mu kanya ninkora ikosa ntabwo nzagufata nk'umuyobozi nzagufata nka mugenzi wanjye mukubita igipfunsi nta bibazo umuntu yambaye inifomu ari mu kabari ariko se bo ntabwo bajya barya ruswa cyane ubundi se barabahura inazo ruswa bireka neze ruswa uriya yarya ni iyi igihumbi ni 500 nta nese ni nabwo abantu kugenda akamugurira iryo cupa ry'urwagwa kano kanya kugezeho wagoye mu kuzuga tumubwira ati mfite igihumbi ijya kwinywera urwagwa akagenda Kanyarwanda ashaka ndakubaha Kanyarwanda nyine urumva biragoye ngiye mbona leta yagakwiriye kubaha
bayita training kubaha training cy'imbaraga muri bano bantu akazi gakomeye bakora akazi kuko nibo baba hafi y'umuturage rero kugira ngo umuyobozi runaka ndo hejuru hagere era gutabara bayahageze ubwo rero ni sinumva ukuntu bazajya bagenda batoragura umuntu namwito gafite ngo bamuhaye akazi ayicyambara hohotera abaturage yego arashyiramo ihohotera rirenze kandi umuturage nawe afite kamere ye numva tamenya ikindi ngende isabira abaturage buriya nubwo umuntu yaba ari kukurenganya basimyubahe kari umuyobozi yego ahubwo kuko nimba kurenganya mukagera abakuri hejuru mu nzego zo hejuru zarenganurwa yego singomba ujye guhangana n'iki n'umuntu mukubite burabye no gukora kuri uniform gutya ese ko batajya bakora ku z'abasirikare umusirikare muhungu umusirikare n'urundi rwego papa ariko hari n'inyagutazi ziba zisirimutse pe oya nta sirimu reka si uduce twose kuko hari aho wenda usanga biba ariko tugerageze nyine tububahe kuko ni akazi kabo ariko nabo biyubahe bamenye akazi k'inshingano bafite ngiye nicyo nakumva media rero cyangwa ngombwa hari ibintu maze iminsi numva bivugwa ngo bivuga kuri imihanda kari byinshi ngo ariko ndaguca amande mu bantu nabonye nzanye mu kiganiro naranajya umuturage ndisonze nabonye abantu ejo bundi bibuka Jay Polly rwose nanashimira n'abantu bamwibutse rwose bakajya no ku gituro cye ku gipfunsi imuheruko ridashira ura n'umuvandimwe ndamukunda ko nakera mu cyaro mfite akazina banyitaga Polly kumukunda mani amuranasa kabyinuro ka Polly murasagira ngo uri muri umunawe hari umura w'umushuti wanjye tubana muri aperi murava muri aperi kenshi umushuti wanjye niwe basa cyane ntago dusa n'umukunzi nari umukunzi we y'abantu umusaza mani muri uko ridashira nari nzi ko nanjye nzajyayo sinimageze kubikubwiraho nzajya ariko kubera nyine akazi ubuzima bw'isi murabuzi si byankundira ariko nzamusura nzajyayo kandi ubwo wasanga utazi n'igihe yitabiye Imana ni nko kubaza padiri ngo yagiye ku munsi arasoma misa ebyiri z'ukwa 9 nibwo umusaza yitahiye sazi inkuru nayumvishe saa 11 nayumvishe kuri radio imwe no kwa kenisi bajya babyuka mu gitondo bazindura abantu tono incuranze ngo numva amakuru yiriwe numva ngo umusaza aritahiye yego umunsi ntabwo nakoze ariko ntabwo wakoze uwo munsi ntabwo nakoze uko nahise ncika intege ntanumve nyine urumva nawe upfura umuntu wa hafi ese ntabwo rero akazi byari gukunda nahise nguma mu buriri vuga ko nakora nabo barabyumva ariko Imana rero kuzakora tumwibuke hato tuzamusangayo kandi ibikorwa bye yakoze na n'ubu biracyari mu kazi pe cyari mu kazi cyabyenjoyinga kandi n'abana be Imana ikomeze bashyikire bakuze mama wabo n'umushahara bahaye impanuro nziza yarababwiye ngo mukundane barabyumvishe ngena ko ikiganiro cy'abantu bari ariko mama wabo yabaye nuza nziza abwira ati mukundane mugere ikirenge mu cyaso mugire neza nko agiraga neza yego mukure muvamo abantu b'umumaro nibyo bizashinja papa wanyu amagambo meza umubyeyi wese yakabwiye abana yego kuko hano hanze hari igihe nk'umubyeyi usanga rwa abantu amagambo mabi atuma basa nkaho bangase niyo umubyeyi yaba arakoze ikintu kibi yego ntago haburamo ikiza rero ntago umwana akamubwiye ngo gutya papa yameze gutya yego bya magambo meza nshimira umubyeyi abara y'abana madamu wa Jay Polly bamutaturishimire Joshua no mazina y'nyakuri eke kabakamani urumva rero Imana ikomeze nzanabasura by the way nshaka kuzajya kubasura famiye yabo ndabakunda cyane turahari kubwabo yes hano mu Rwanda hari ibintu birimo kwabera sinzi barabibonye harimo amasiganwa harimo amasiganwa y'amagare biri kuba
biri guteganwa biri guteganwa ahubwo ibiri kuhaba ni imyitozo iraze ni imyitozo ari kwitoza birazi zirabera nabonye byazira byejo bundi byabire ku mahoro imyitozo naba majesi zira modoka za Volkswagen sibyo yego neza ariko biri ko apana biriya na amasiganwa y'imodoka no amasiganwa y'amagare ngewe icyo ndi kuvuga bari gutegura imodoka zizakoreshwa muri birabihe dufite byiza mu gihugu cyacu yego mbwira umuntu wese ahari asubwe n'isuku yakare neza akarabe abonye ko handa bakubure baduhaye umuhanda iwacu tuzakira abashyitsi bagera ku bihumbi numvise ngo ni hafi ibihumbi 50 nimba itagera nko mu ijana bizabiri mu Rwanda byatuzaniye ku mafaranga ubwo rero wa muco wacu w'isuku wo kwakirana abashyitsi neza abantu turange ubwo ni 28 z'ukwa 9 twabukereye twakira abashyitsi amaresitora amahoteli amamoteri amaro nyine ahantu hose umukiza azisanga no ku mihanda badusuhuza twe dusa neza boneka abanyarwanda dukeye nizeza abantu bo kuhabona TV ko imikino yose izabera mu Rwanda izajya biri gucaho yaba live yaba atari live tuzaba twiteretseyo muzamubibona mu byumve rwose ndabibasezeranyije hariya nuko ngo ubundi ari amasiganwa yose zatwijanditse muzajyamo yabona live mbereke nk'abantu cyane nk'abantu bafite nka nimero zanjye cyangwa batanazifite bazishake ku buryo hari nabo nzajyamo amagana nkabwa ati wowe bitewe n'uburyo uri kubibona urumva sina ngombwa ngo bigende gutyo yego sibyo yego ngiye abantu bakurikirana habona ati ni babure internet subscribe ba sharing yego ubundi umuntu utazabasha kuhagera yego ubundi nta handi bizakurikirana uretse kuhabona TV yes ubwo inshuti zacu zo kuhabona TV mbakundishije Elisa Ngombwa bankunde hari hano ni home hano ni mu rugo kuhabona TV yego nicyo navuga ikindi turabakunda komeze muri ibiganiro byacu yego comment aho mubona bitari sawa mutubwire kunda abantu badukebura batubwire inama yego n'inshuti zacu ngiye abakunzi banje abantu banyarago mbite inshuti mbita abakunzi inshuti nyazo zanjye bakundisha Habona TV yego mukundishanya abandi Imana ibaha umugisha hirime mu maboko yanyu yes inshuti zacu za Habona TV ikiganiro cyacu twari dufitanye na Ngombwa cyane nta kirangiriye ku Habona TV mujye mukande subscribe like comment kandi ikindi kintu nabashishikariza mukundane kuko ibyisi byo birarangira. Salavista n'umuyonga ibyisi.